intambara y'amagambo hagati ya Sam Karenzi na KNC imaze gukora cyane, ishobora kwinjirwamo na RIB ahubwo niba ngombwa. Ibingi byatangijwe na Sam Karenzi ubwo yasubizaga comment ku byavuzwe na KNC mu kiganiro yarashe agaruka ku mupira w'amaguru mu Rwanda no ku banyamakuru bogeza umupira. Ni mu gihe Sam Karenzi ari muri abo ngabo bavuga imikino ndetse kandi agatanga comment. Uyu rero yamusubije intambara y'amagambo itangira uko, dore yuko ubungi yatarugambire baye uko uyu mugabo yigeze n'umundi kubikora 2024 no 2023 n'ubundi ku buryo batanya amagambo umwe agasubiza undi ati ngiye sindi wanyu ari KNC bivuga. Gusa intambara shaka kuzakora cyane, gusa abagabo bombi ubundi barakaze cyane dore ko bose ari abayobozi bitangazamakuru bikomeye. Ni mu gihe Sam Karenzi ari umuyobozi w'inyamakuru SKFM ni radio, ariko KNC we ni umuyobozi wa radio ndetse na TV1 inyamakuru gikomeye ndetse na Sam Karenzi nuko. Gusa bombi rero basa nkaho bagerana amagambo uko bukeye nuko bwije, ariko ntago mubizi subwa mbere ibintu bibaye hagati ya KNC na Sam Karenzi baterana amagambo bikagira kure cyane. Reka dusubire inyuma ho gato muri 2024 mu kwezi kwa kabiri itariki ya 2 ubwo Sam Karenzi yasubiza KNC ati ngewe sindi wanyu. Byatewe n'iki rero? Byatewe neza ko KNC igeze vuga ko agiye gusesa gasogi akava mu mupira w'amaguru mu Rwanda, nago bitewe n'umupira w'amaguru kubera ko ngo bari bamwibye. Murabyibuka se? Inamara amagambo hagati ya perezida wayo Kangusanguzo Charles wikomye abanyamakuru, cyane cyane avuga abanyamakuru ba Fine FM icyo gihe harimo Sam Karenzi icyo gihe ukorera kuri Fine FM avuga ko ataryiwe. Izi mba kandi zari zimaze iminsi gihe zitangijwe na KNC mu itangazamakuru avuga ko atishimiye ibibera mu mupira w'amaguru mu Rwanda, bityo yafashe icyemezo cyo kukuramo ikipe bwite. Uyu mwanzuro kandi yavuzweho mu icyo gihe by'umwihariko mu itangazamakuru cyane cyane ko abanyamakuru babakaze icyo gihe harimo aba Fine FM barabahamagaye mu kiganiro barashyamirana cyane bikomeye mu buryo bwisanzuye. KNC yongeye kugaragara imbere y'itangazamakuru yikoma abanyamakuru bavuze ko Gasogi United barimo basakuza kugira ngo ni ubusa bwa YouTube. Ndagira ngo babwire ko nta waje kumuganyina nta n'uwasibye imyitozo, ibyo babyumve. Abavuga ko abakinyi badahemba ari mpamvu batazo imyitozo, ibintu ngibyo no kanyamakuru bavugaga. Rero ndagira ngo mabwire nti abantu bagiye batera ibipfunsi aho bishyikira biriya babyita kwisumbukuruza, niyo kubona urukwavu rujya mu gitaramo cy'intare. Ibi ngibi ni by'abantu bavuga cyane, dore ko bagira mabwire ko ibi ni by'abantu banini bashoboye, ntabwo ari ligue y'ubwana butoya ujya kwasamira ubusa oya rwose. Yongeyeho kandi mu gihe cyo gutangiza Gasogi United hari abamubwiye ko atazamara imyaka y'imikino 5. Abo bari kuvuga menshi mu gitari cya nyacyo ati uwo ntabonye ku kiriyo cya mama sinzamubone ku kiriyo cy'ihene yanjye. Mu kumusubiza Sam Karenzi yavuze ko rero KNC yagize ikimwaro gikomeye cyane mu bikorwa yakoze ndetse kandi anafite uburenganzira busesuye bwo kugira icyo bivugaho. Nuko Sam Karenzi yamusubije. Sam Karenzi yagize ati ikimwaro gihinduyemo umujinya, ntabwo ujya ubona kabagabo hari gihe batahashye bakirakaza kugira ngo batabaza impamvu batahashye bigize intare mu rugo. Gukena singeso, ariko nibaza ko urwego turiho nawe yarubayemo, wenda birashoboka ko tutihuta nkuko we yihuse, ariko natwe tuzarugeraho. Icyo gihe rero muri 2024 Karenzi yasembera mugenzi we bakoranaga batarashwana Muramira Regis, wamuyishuriye ko kandi hari ibiganiro KNC bicukumbuye azamukoraho bigaragaza ko ari mu bishiro hago y'u Rwanda. Yaragize ati ajye avugira hariya kuri radio na TV1 nanjye mvugira ahangaha akora operation nkora indi, uzamubwira uti rero ntabwo banabuke nushaka uzakore izumwaka wose, ibyinshi uzabihimba ndabizi kuko ntabihari. None yica umupira te ntahure nawo, ariko nge nzavuga ibiri byo, ntabwo nge nijya iweho ya rwose, nta nubwo musenga. Niyakabaye ahubwo yicarana na Haji Mudaheranwa Yusufu bakaganira. Yaragize ati maze imyaka 15 ndi mu itangazamakuru, nta gishe ndasaba KNC cyangwa ngakime ku bushake bwe. Sinumva ukuntu rero nabaho ndi ku magi kuko KNC afite amafaranga. Ibyo rwose nabona kose ko hari ikibazo kirimo azajye kundega. Gusa ibyo nabona birantuze byose n'umuryango wanjye, ibyo rero nakora nemeranya nabyo. Nabarazajye mu nzego zibishinzwe za RMC zirahari, nshobora kuba kandi umukene nkabaho neza kumurusha. Gusa Gasogi United kandi byatewe nuko KNC ngo atarishimye umusifuzi, ndetse kandi yaranze uyu mukino cyane cyane dore ko umusifuzi yakoze byinshi bidasanzwe muri uyu mupira. Gusa kugeza ubu ngubu abakinnyi b'amakipe menshi cyane bagaragaza ko itangazamakuru ryo mu Rwanda nabo bagiye bagaragaza ko ryishe umupira w'amaguru. Gusa KNC we arabihamya cyane, agaragaza ko nanone ariko Ferwafa nayo bifite mu ruhare. Ni mu gihe none ejo bundi none bongeye gukozanyaho, ariho rero ngiye kugaruka uyu munsi wa none.
aba bombi rero ngiye kubagarukaho cyane cyane mu byinshi byashize dore ko bakoze byinshi bidasanzwe mu itangazamakuru, gusa ariko nanone bagaragara ko batajya bumvikana habe na gatoya, dore ko ibintu byabo 2024 ntabwo bizwi niba uyu munsi bizongera kuba. Ariko rwose ejo bundi Sam Karenzi rifata none asubiza KNC kujya byavuzwe mu itangazamakuru, asabira KNC kujya muri RIB kumufunga. Ariko no KNC nawe nta kuzuyaza, yongera amusubiza ati rwose uyu mugabo nzi icyo acakaho. None rero bidatinze bidateka 2025 Sam Karenzi mu gihe amaze gushinga SKFM ye ku giti cye. Sam Karenzi ati niba koko abantu bose barebwa n'amategeko, KNC akwiye kuba uwa mbere witaba RIB agasobanura uburyo agiranya abanyamakuru ba siporo n'abantu bakoze jenoside. KNC nawe abanyamakuru dufite uruhare runini cyane mu gutuma ibyabaye hariya biba, numvise ibyavuzwe n'itangazamakuru agahinda karanyica, n'abakora perezida nabo babyiteho. KNC asubiza Sam Karenzi ati rwose RIB nimpamagara ndayitaba, ibyabaye imbere y'uyu mukino n'ukurema ibyo byabaye kubera ko nibo bateje akavuyo. Naho bitandukanye n'ibyari wo Mugesera, niba koko dukorera mu gihugu gifite umurongo, ibi ngibi nabyo bigomba guhinduka. Ariko abagabo rwose Karenzi yavuze kuri wa mbere 19 Gicurasi 2025 mu kiganiro urukiko rw'ikirenga kuri SKFM, ubwo yagarukaga cyane ku magambo ya KNC wavuze imvururu zabe mu mukino wa Bugesera na Rayon Sport mu mpera z'icyumweru gishize. Niko gufata icyemezo cya Ferwafa, bagafata icyemezo cy'uko umukino uzasubirwamo, gusa umukino ugasubirwamo nta mufana n'umwe uhari kubera ko bakoze bidasanzwe. Muri kiganiro kandi Karenzi yavuze ko KNC ari umunyamakuru nk'abandi bose, ndetse kandi atari umuyobozi wabo kuko niba afite radio hari n'abandi bazifite. Dore ko Sam Karenzi nawe yashinziye yakomeje agira ati rero niba KNC ko karebwa n'aya mategeko nawe agomba kwitaba RIB. Karenzi kandi yongeyeho ko nubwo atari umuvugizi w'abanyamakuru wa Sport ariko afite uburenganzira bwo kugira icyo abivugaho, asaba ishyirahamwe ry'abanyamakuru ba siporo mu Rwanda IG Sport kwamagana amagambo yavuzwe na KNC. Ati IG Sport hakwiye gutanga itangazo ryanyu ryamagana ibi bintu, ntabwo dukeneye kaba twumva abumva amaradiyo, abumva ibiganiro bya siporo, abanyarwanda badushyira mu gatebo kamwe n'abakoze jenoside, ntibikwiye na gatoya rwose. Yongeyeho kandi ati ntabwo KNC ari we ufite uburenganzira wenyine ku bitekerezo by'itangazamakuru rya siporo, cyane ko ikigaragaza ko ibitekerezo bye ari byo bitabogamye. Ntabwo ari we wera muri iyi siporo ku buryo wavuga ngo akwiye kuha umurongo. Ntabwo kandi KNC ari we ukunda igihugu kurusha twese abanyarwanda. Sam Karenzi kandi yibukije ko nta wundi muntu wishe umupira mu Rwanda kurusha KNC. Byongeye kandi ko akaba yarakuye ikipe Gasogi United mu marushanwa inshuro nyinshi, akongera kwibasira abasifuzi. Ibi byose kandi byagiye bizamura ibintu runtu hagati y'abagabo bombi. Gusa ariko nanone bigaragara ko KNC nawe yagaragaje ko amarangamutima menshi. Ni mu Janjeri Bere Mutabaruka bakorana mu kiganiro rirarashe, yagize ati rwose mbere yuko shampiyona irangira birukana abayobozi bose ba Ferwafa, babirukane burundu bave ku butegetsi, bakire hinzi bacyuho kubera yuko nabo bari mu bantu bagize uruhare cyane mu kwica umupira w'amaguru mu Rwanda. Ayi ntambara amagambo rero bishobora ko RIB ishobora kuzabizamo kubera yuko ibintu bishobora guteza ikibazo gikomeye hagati y'abagabo bombi. Kandi RIB mu minsi yashize yiyamye Sam Karenzi na Muramira Regis, gusa mu kubiyama bavuga ko bagenda batera ikibazo cyane cyane mumva amaradiyo. Gusa ariko nanone Muramira Regis yasabye imbabazi, gusa ariko nanone yemera ko agomba kubireka mu gihe Sam Karenzi yatangiye kwadukira KNC. None no ntambara irakizwa nande? Abagabo bombi barakazi cyane, ndetse kandi abanyamakuru bakomeye bafite itangazamakuru bikomeye bakundwa n'abantu benshi cyane, ya mu buryo bavuga n'ibyo bakora. None bizarangira gute? Ndagusaba gukora subscribe niba utarayikora, like ndetse na comment mu kiganiro cyacu cya buri munsi, uzajya ubona amakuru agezweho ndetse n'ubusesenguzi bwimbitse kandi buhuza amakuru ahamye.